yego wewe ikintu mba nkubwira we ntago uri kucyumva neza uri kumva kujya hariya ntago kuba wagiye hariya ari kuba wananiranye wabaye ikigomeke arega reka ngo icyo nakubwiye ngiki ntago mbakanye ko wagiye hariya kujyayo harabya man si njyewe ngenda jyayo uri kumva yishimiye ko njyayo ujya ntago mbyishimiye ahubwo icyo nkubwiye cyo hara kujyaho nta kibazo hariya ujyayo bagiye kuguhana ugiye gusubiza ibyo bakubaza ubwo iyo uhuye na defo bikaba ngombwa ko bakujyana barakujyana yego hari ahantu si habi ni heza harakugorora kuko iri kumva wagezeyo utangira kumva ko Imana ushaka kuyigarukira wari warayibagiwe birakunda ariko icyo nanibaza isaha ku cyumweru ujya gusenga wambwiye gusenga buri munota nimba usenga buri munota rero komereza aho ngaho usenge nibizongere kukubaho icyo gikundi ugenderamo gituma bakujyana igikundi si cyiza ntago ari igikundi menya abantu ugendana nabo abo bantu uvuga ngo menya abantu ugendana nabo hari ukuntu abajene bavuga ngo reka twiteze imbere sibyo bagakora icyo bita groupe yo kujya bahana amafaranga buri munsi uri kumva nicyo bita ikimina ntago ari igikundi kandi nicyo kintu ndi kukubwira ngo buriya weho uri kumva abana weho ikintu gihari ni iki wewe ushaka gutera imbere ntacyo udakora sibyo ariko nyine reka nkwereke ariko hari n'igihe Imana ibishaka kugukubita akanyafu cyangwa hari ikindi kintu iri kukurinda muri icyo cyumweru bashaka kujyana ibyumweru bibiri Imana akaba hari ikintu kurinze muri ibyo byumweru bibiri wewe ubuhamanyana n'umutima wawe ko urengana uri kumva ubwo rero iyo uhamana n'umutima wawe kurengana Uwiteka nawe agera gutya akakurenganura kandi ikintu ndi kukubwira buriya imbaraga z'Imana aho turi kujyana uri kumva imbaraga zisumba byose uzo zikorera ahantu hose ese reka nkwaza akabazo kamwe wemera ko Imana ibaho ibaho cyane nicyo gituma uyisenga cyane nese aho mwabikaga amafaranga ese reka nkwaza akabazo gato si ukora amafaranga cyane abara yanjye cyabara yabo ayo ndi gukorera se abara y'abantu bose kuko amva mu biganza akajya mu biganza ibyo ndabyemera katembera amafaranga ukuri aka kanya baguhembye nayawe cyangwa nayuri ayo ntayanjye nese gutugira ubwenge bwo kujya kubitsa amafaranga yawe kandi ari wo nese cyo kintu kiguteza amanga amafaranga yawe niwe uyakorera cyane yibikire nujya kuyahereza urango mbikira akayarya ntuzamurenganye uba wayavunikiye yibikire ubwo noneho ushaka kugira abantu inama yo kuvuga ngo nibimina mu byihorere simba bwe babyihore nge kuri nje iyo nakora amafaranga ngenda yibikira kuko nawe ndi muntu ngenda mba nakoranye nawe rero bifuze ngo ngukirero nimba wowe isomo uraribonye uvuyeyo tuza higa inote zawe zibikira ariko reka nkwereke akoze uziboro iguhombye ibihumbi bigera muri 570 igice cy'inkwano bro 500 zikari igice cy'inkwano oya wanajyana ku Gisenyi reka turajo none uburi cyagira abantu inama yo kujya kubitsa amafaranga mu bimena reka banke zirahari sina banke banke ni sawa kubitsa ariko banke ntabwo wabura amafaranga menya amafaranga yawe yibikire bimina se waragiye harakurira buravuga ngo ni ikimina niko vuga waraturubutse ubwenge bwawe sinakurenganya nikomeze bika inote zawe urazivuni nese kuyaha ikimina uri umusore nubu mupapa uzahereza nde reka nkwereke hari n'ikintu Imana ibishaka kukwigisha hari n'ishuri sibe akoreka nkubwire ubundi tunavuga rero Imana muranayibeshye Imana muyishyira mu makosa Imana banjyanye kuri ribu ni Imana ahako barakuroze bika inote zawe hari ikindi umva nyine waburetse nkwereke iki umva nyine reka nkwereke hari ahantu hari icyo bita ishuri ugiye kwiga uri kumva ayo wize saba bayi no nyine nkwereke icyambere cyo hari saa mama muri kurya saa mu gitondo break cyo bita breakfast iminota 5 bamusoje igikoma kiba cyinjiye mukarya mukarenzaho n'igikoma wenda hanu babigoye wenda nka mbere nyijyayo nka mbere nyijyayo urumva naraye
kuri ribu nta kintu nari nafashe uwo munsi wose ndaburara ndongera ndabwirirwa ewan ubwo ni iminsi ngahe 2 mwana ariko noneho none dore ikintu njye kinambabaza hagati y'ibyo bintu bibiri uzira kubitsa amafaranga yawe wakoreye hariya noneho reka yesu urumva utari mu buyobe ariko ntacyo buriya hari icyo mba narigiyemo ariko buri Imana irigisha kandi iyo yafata ukahereza nyogokuru wati ijya ku isoko unzanira ihene zingahe ziruruke zunguke wari kuvuga arayarya none byakuviriyemo ibyumweru 2 muri mabuse wabwira iminsi ngahe 2 barakuroze sasa bika inote zawe ubundi reka nkubwize ko ubundi ni cye kintu Imana yagukoreye mu buzima kuko ukabona ko Imana ibaho kintu yankoreye mu buzima nkabona kiba na nize sandi cyayishimira bura nemera ko Imana ibaho pe sinemera ibaho ningejeje kuba njyewe mvuga ati ndaho ndi mfite umutuzo sindajya kuri ribu bimwe wazumbwira si man ngiye Imana njyewe yankoreye byinshi pe byinshi iravuga ati wowe Gatege ugomba kwambara uturinete bavuga ati buryo utuntu twavuye hariya Nyabugogo tukagera hano ku Irebero tuba twabo tunyamahanga ingofero ndambaye meze neza umucongo burano ko hano umucongo nawe buriho so Imana ni nziza yankoreye byinshi na n'ubu nyifuza usibye ko ariko oya sheri wanjye twashwanye muri iyi minsi ubu ndi single rero Imana njyewe yankoreye ibintu byiza cyane na n'ubu ndayishimira ako nukora ubugoryi ukavuga ngo ni Imana mani hari abantu baba bayihamagara Imana mfasha nujya mu bugoryi ifite ibindi irimo izabikuretse ijye kwita ku bindi ifite ibindi irimo nese no gusa yitaho none se ifite ako barakuruze ifite none se muyizaga kanya yego muyize so ndakwitabye waje hano ukandeba abandi kumwe nabo buretse gatoya niko bayihamagara rero nimba harajya ukamara ibyumweru 2 hari ibindi bibazo ari gukemura hari umuntu yarayihamagaye mwaravuganye se twaravuganye ikubwira ngo iki kugiye gufungurwa cyane rwose Imana ni nziza rero ndayishimiye ariko ngo waguye mu rwobo ngo rwa metero 12 twavuye kwita ingagi mu birunga tugeze haraza Kinigi bamvuye mu modoka ngo ngiye kugura akayahurute mani naguye mu cyobo nasanzemo inzoka nayiguye ku mugongo ndavuga ariko sinavuze ngo Imana nateye dawe uri mu ijuru gusa ibyo biba bihagije sinamenye uko mvuyemo tugeze hano Musanze baravuga ati ni kwa kundi ni ukujya kwiyakira tugeze hano Sena Gerard turiyakira ibintu byose tugeze hano Kirongi noneho nyabonaga Kigali ari Burayi hari ukuntu buri haramu hariya Kirongi ubona Kigali rahirye man ugiye mu mwuka none ugeze ku giti kinyo noneho nibwo tuvuga ati rekera rero icyo nshaka kuvuga Imana ni nziza turayikunda namboneraho mushimira ko uba wavuze ati turatashye zimya kamera ariko ubundi iyo wagiye wewe nk'iyo wagiye ahantu habere ibirori ubundi ubutekereza iki so iyo najya hano hari ibirori wenda hari umusitari haraho nigeze kujya nka muze yarahari nshaka kujya kumusuhuza ariko byanshanze uburyo ndinjira navuze ati ngenda nkakuzukuru k'Imana wumfata none wari wigize Gitafu ubwo turahanganira Gitafu irama kubere mbona yaje iri kubeshya nari kugenda ngiye nkakuzukuru k'Imana ugahita ugendera ku rutsinga bene muze none se ubundi ukeka ko buriya hariya ukeka ko muze wari kumusuza bigakunda hariya hari muze namusuza bigakunda bari na ngombwa buryo umusaza bibari nta muntu utamukumbe na n'umuntu utabyifuza ko yamusuhuza ahubwo gira uti nuko bakubika nka hari ahantu ugasanga ibintu bibazo narumvisha nayo ngo wavuye ejo bundi ese byari bihagaze ute wowe barawe ntago bize mani naba ari ibisazi ubundi
hari uburyo ujya gufata umunyabyaha umunyabyaha yagera akavuga ati hapi ntabwo nafungwa njyenyine tutajyanye agahita avuga ati njyewe muyo banshinza njyewe mfite aya ngaka nakafite aya ubwo ugasanga ubwo wenda akavuga ati njye ndi kubizira ariko nura twari turi kumwe sinafungwa njyenyine nagomba kuza twaba turi kumwe twaragabanye noneho ikintu kiba kigusetsa ni iki kuba ujya guhiga buri munsi umuntu ushobora kuba ari suspect yaribye nyine tu we noneho ukajya no kumwihigira buri munsi ariko yamara gufatwa agahita yemeza uburyo nawe yaguhayeho nese mwamaze igihe kingana iki utambeshye ni ibyumweru bibiri ariko mu byumweru bibiri wumve ngo ibyumweru bibiri se babretse wumve ngo kuri ribu bakimamagara ngo umunyabyaha oya ribu twamuzanye buriya ribu ni akana k'Imana kaje mu Rwanda burya ninaguhamagara uzavuga ati tugende gutya ntuzarindire ngo ingizi kwifatira nimba iguhamagaye ko rikavuga ati yego wa munyabyaha we uri hehe ngenda ahangaha so nushaka guhakana ibitoro biba byuzuye bazaza bakujyane ku myaka 2 bari kugwa bazongeraho wa 3 nimba rero waragiye ukitaba ukamara ibyumweru 2 fashu iyo baza gukwifatira ni umwaka amezi 6 ubundi reka twigeze oya reka bundi umbwire ntago ari ukuvuga ngo wenda imyaka 2 ngiki bariya bantu nyine hari ubundi ubwenge nyine Imana iba yarabahaye bwo gukora iperereza sibyo rero ewana bakikupita ipingu tuvuga ati karabaye umwana w'umunyarwanda noneho nese nagiye kumbwira ko bambaye turadukoma turadukoma n'utwa buri wese bro nyine n'utwa buri wese ariko wenda urugero ngiye urabona nago igihe kiragerwaho cyo kutwambara n'iki gusa hari igihe twigeze kujya kwita izina mu birunga by'ingagi dukina n'akana k'ingagi dushaka kugakubita ikibuye nari ngiye kuryambara bansabira imbabazi ariko urabona ko akugwe ntago igihe cyanjye cyari cyakageze ubwo nimba cyarageze kandi uguri kumva nimba warakwisemo ibyumweru 2 njyewe nje ntago igihe cyanjye kiragera nyene weho urumva ntago biriya bisaba ngo igihe cyageze oya ngiye Imana igihe cyamfite imigambi njye ni numva nyene kujyayo bambeshyeye ubwo nicyo ngicyo noneho ushatse kuvuga ko abagiyeyo Imana itabafiteho umugambi so Imana ibafiteho umugambi ariko buriya n'Imana nimukajya muyirenganya buri Imana abantu babayihamagara alala bimeze bitenda buraye ndabwiriwe hari igihe iba yakwibagiye wowe so ikavuga ati rero reka mbe ndi bize hariya rero nibyo bahita kubwa ati ribu yaguhamagaye nambaye igikomo ngiye transit ngiye Kicukiro buri yigarutse nibwo cyajya wese utaha ugira ute ugaruka karitsi oya reka nkwereke hari ahantu buriya nimba hari ahantu nabonye hambere basenga Imana koko nkahita nsanga ko abo bantu bari gusenga Imana byanyabyo ahantu bita buriya mu bihodi muri gereza muri gereza bariya bantu basenga Imana none yo mugeze mu gihe cyo kwihana mu gihe cyo kwihana bose guhera ku murongo waba uri umusilamu waba uri umukatolike waba uri umukristo iyo muvuze ngo twihane ahangaha turi kugororwa hano turi twese dufite makesi atandukanye sibyo hari abazira ukuri hari abakiri mu iperereza noneho mwese nta zindi mbaraga muba mwizeye zabakura hariya yewe niyo yaba ari imbaraga za so wanyu za nyoko wanyu reka nkubwize ukuri hari ahantu uvuga ati yo witeka we niwe wonyine mfiteho kundengera kuko hari ahantu murasenga reka nkubwire ukuntu hari ahantu musenga oya hari ahantu icyambere cyo nabishuko muhura nabyo sibyo bya birangaza byo hanze ntabyo muba mugifite uri kumva tuvuga ngo wenda musenza amasaha 2 murasohotse musubiye muri yasi yo hanze ewan hari tuvuga urugero hari ahantu nabo bemera Imana
kandi baranabareka mukongera mukitekerezaho mukongera mugatekereza ku mirimo Uwiteka yakoze. Tuvuga urugero, harugera hariya yamara kuhagera we agahita iri kumva we agahita avuga ati ye Uwiteka we ndongeye ndakwibutse, uziko nibutse ko nagiye muri koma y'iminsi 15 ukamvanamo abandi barapfuye ariko ngewe ndacyari muzima ndahagaze. Ndibuka ko uziko nigeze kwiba umuntu ati se katamfashe nga ncukuboko, uri kumva ugahita wongera ukitekerezaho ukongera ukumva ku mirimo Uwiteka yakoze, ukavuga ati yewe naciye mu masasu nta na rimwe ryigeze rimfata ati noneho ngewe n'ikimenyimenyi imodoka yarangonze ndongera mbaho wayi wundi kuki nibuka imirimo yawe. Wavuga ati dupfukame duce bugufi twihane mwese down, uri kumva. Noneho hari indirimbo bakunda bro, indirimbo zo mu gitabo, uri kumva. Hari indirimbo ni 21 ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu. Ikintu nkundira gereza ni kimwe, Inasi wari Nyabingi muri ukunda gereza. Oya ntago ari gukunda gereza, wumva wagezweyo urafashwa umaje gufashwa. Oya uko vuga ngo ntago ari ikintu nshaka kukubaza, wagezeyo wibuka ya Mana wibagiwe kandi ariko watangiye kubwiriza. Njye numvishaga story Moise ngo atangiye gukubita abantu imirongo, uragezeyo utampa pastor wituba pastor ndabase hano ko yari Nyabingi ishipa itambuka yikanurira aba pastor gute. So ndavuga ati rero hariya witekereza nicyo gihe ahubwo wowe ubwiyakire ukubita abantu imirongo bafashwe nubone nese ureka kwisenga ryari yo Mana hano mu gihugu umazemo ubwo se ahubwo uravuga ngo ibyumweru 2 ntibirenzeho nk'umunsi, ibyumweru birenzeho umunsi. Uri kubona ubwo serwa icyumweru ubwo mu gusenga ni 2 ubwo umaje kujyaho kangahe ku cyumweru n'ubu turi kumwe nose reka nkwereke njewe bura wari wajya mu rusengero ugatanga n'icya10 ko yakurekuye. Reka nkubwire mbwira njewe ubundi mu buzima bwanjye